Igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se Emirati ziyunze z'Abarabu kuri bamwe ni igihugu gikunda kugora benshi, haba mu kucyumva, mu kukimenya no mu kugisobanukirwa, byaba aho giherereye cyangwa se no kumenya amateka yacyo, kubera ko gisa naho cyamizwe n'amateka y'ibindi bihugu by'Abarabu bituranye nacyo. N'iri zina Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwaryo rituma abantu batagitindaho cyane kubera ko bazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ni igihugu ubwacyo gisa naho kidafite amateka ahambaye nka bimwe mu bice bikigize nka Abu Dhabi na Dubai. Kenshi iyo havuzwe ibihugu by'Abarabu hari abantu batekereza Dubai cyangwa se hagatekerezwa Qatar. Iyi Dubai usanga abantu benshi bibaza ngo ariko Dubai ni mu kihe gihugu? Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu cyihariye cyane, unahereye ku mibereho y'abaturage bacyo, uburyo abariyo babayeho nuko biyumva, kuko bimwe mu bintu twumva nk'inzozi mu birebana n'imibereho muri iki gihugu ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa buri munsi. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu gihuriyemo za Emirati zirindwi cyangwa se leta zirindwi. Ni igihugu cyihariye haba mu birebana n'ubucuruzi, mu bukerarugendo n'ibindi. Ni igihugu cyaguye imipaka ku buryo mu isi yose kirazwe. Aba Barabu bateye imbere byihuta cyane, bahinduka ikimenyetso cyo gutera imbere mu isi yose kandi mu gihe gito. Reka tuvuge kuri iki gihugu ujye wumva kenshi n'ubukungu ndetse n'ubuhangange bwacyo. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu kimwe ariko kigizwe na leta cyangwa se Emirati zirindwi. Ni ibihugu bito cyane by'Abarabu byiyemeje kwishyira hamwe bigakora igihugu kimwe cya rutura, ari nayo mpamvu babyita Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ibihugu byiyemeje kwishyira hamwe kuva mu 1972 kubera ko nibwo iki gihugu cyatangiye kubaho nk'uko kizwi uyu munsi. Leta cyangwa se ibihugu birindwi bigize iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Al Quwain ndetse n'icyitwa Fujairah. Iki gihugu giherereye hafi y'ibindi bihugu by'Abarabu, kigahana imbibi n'ibihugu bitandukanye birimo Arabia Saudite na Oman. Ni igihugu gikize bitavugwa. Umurwa mukuru wacyo ni Abu Dhabi, ariko noneho hari n'undi mujyi munini cyane w'igitangaza kandi wihariye ukwawo mu by'ubukungu, Dubai. Iyi niyo Emirati cyangwa se igihugu kimwe mu bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kizwi kurusha ibindi. Ubundi mu mateka ya kera ibi bihugu byishyize hamwe byari uduhugu duto duto tw'Abarabu twitwaga Emirati, twayoborwaga n'abatware bitwaga aba Emir. Tukabarizwa mu bice by'ubutayu bwa Arabia. Wasangaga tubaho mu ntambara zidashira, kamwe gashaka kwigarurira kandi. Ndetse uretse n'ibyo, utu duhugu twahoraga mu bwoba bukomeye cyane bwo guhangana n'ubwami buhambaye bwari buturanye natwo bwa Arabia Saudite na Oman. Bwahoraga bushaka kutwigarurira ngo butwiyomekeho. Ariko nanone ibyo kutwigarurira byagiye biba kenshi kubera ko utwo duhugu twagiye twigarurirwa n'ubwami bukomeye mu myaka y'ibinyejana byinshi byabanje. Ni imyaka yabayemo intambara zitandukanye zo kumaranira kwigarurira isi. Izo ntambara zo guharanira kuyobora isi zarakomeje kugeza ubwo mu kinyejana cya 19 utu duhugu twisanze mu maboko y'ubwami bw'Abongereza. Ubu bwami nabwo bwagenze imihanda yose bwigarurira ubutaka bwo gutegeka, kubera ko mu mateka y'isi birazwi ko nta numwe uhiga Abongereza kuri iyi ngingo yo kwigarurira ibihugu, kuko bigeze kwigarurira ubutaka bwangana na 1/4 cy'isi yose, bwose barabutegeka. Ubwongereza bumaze kugera kuri ibyo bice, bafasha abaturage bahasanze bamenyereye kwibera mu butayu, babashora mu mirimo yo guteza imbere Ubwongereza biciye mu mirimo yo gucukura peteroli n'ibindi bicanwa bitandukanye. Abaturage b'utu duhugu rero twose uko niko bisanze ari abakozi b'inganda z'Abongereza, ndetse iyi mpamvu yatumye muri ibyo bice haza n'abandi bantu benshi b'abacanshuro bishakiraga imibereho, bari bavuye imihanda yose y'isi, haba mu bihugu baturanye cyangwa se na kure cyane nko muri Afurika no mu Buhindi, baza gushakisha imibereho n'amaramuko, maze ako gace gaturwa n'abimukira benshi ku rugero ruri hejuru cyane. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi rero, mu nkundura yo gutanga ubwigenge, ibihugu bito by'Abarabu byari munsi y'abakoloni b'Abongereza nabyo byatangiye kugaragaza ko bishaka kwigenga. Ni nacyo gihe buri gihugu cya Emirati cyayoborwaga na Emir wacyo. Ntabwo byari byagahuzwa ngo bivemo igihugu kimwe, ndetse icyo gihe kwihuza hakaremwa igihugu kimwe ku baturage bahoze bahanganye barwana buri munsi byasaga naho biri kure cyane nk'ukwezi.
rero mu myaka y'1960 nibwo igitekerezo cyo kwihuza cyazanywe na Emir wa Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, bakundaga kumwita Sheikh Zayed. Cyari igitekerezo cyo kugira ngo ibihugu bya Emirati byishyire hamwe biharanira ubwigenge bwabyo ku Bongereza, ndetse binabashe kubyaza umusaruro petrol yari imaze igihe ivumbuwe muri ibyo bihugu. Emirati za Abu Dhabi na Dubai kubera ko arizo zahanganaga kenshi kandi zikaba zarasaga naho zirusha izindi gukomera, byasaga naho biri hagati yazo, kubera ko Sheikh Zayed yari azi neza ko nabasha kumvisha Emir wategekaga Dubai, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, ko uwo mushinga wabaho ukagera ku ntego nta kabuza, nta kindi cyari kumugora. Ubwongereza nabwo nubwo butashakaga kurekura ibi bice, ariko bwarabibonaga neza ko izi Emirati zose zishyize hamwe zigahinduka igihugu kimwe byari kuba ari ikintu cyiza cyane kuri bo, kubera ko imikoranire n'icyo gihugu yari kuba myiza cyane kandi boroheye. Niyo mpamvu rero nabo bashyigikiye icyo gitekerezo. Ubundi Sheikh Zayed wategekaga Abu Dhabi we yumvaga Emirati 9 zose zari zikwiye kujya hamwe, ubwo ni za zindi 7 twavuze wongeyeho na Qatar ndetse na Bahrain. Ariko izi Emirati zombi ebyiri ntabwo zemeye kujya muri uru runana rwo kurema Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ahubwo n'uyu munsi Qatar na Bahrain ni ibihugu kwabyo. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1971 Emirati zose zahawe ubwigenge bwuzuye. Ku itariki ya kabiri y'ukwa 12 muri uwo mwaka, ni nyuma y'umunsi umwe wonyine, Emirati 6 zihita zishyira hamwe. Iyi itarahise yinjira muri izo ngizo twavuzeho mu kanya ni Ras Al Khaimah. Yisunze izindi ku itariki ya 10 y'ukwa mbere mu 1972, maze kuva icyo gihe hatangira kubaho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubu kimaze imyaka 52 yonyine kibayeho, ariko ibyo cyagezeho ushobora kugira ngo kimaze imyaka 520. Iki gihugu kikimara kubaho, Emirati za Abu Dhabi na Dubai kubera ko arizo zari zikomeye, n'ubundi nizo zayoboye umushinga mushya kandi mugari wo kurema igihugu kimwe no guhuza abaturage bahoze batumvikana kuva mu myaka myinshi yari ishize. N'ubundi rero Sheikh Zayed yabaye perezida w'icyo gihugu gishya, ndetse kugera n'uyu munsi afatwa nk'aho ari we mubyeyi w'igihugu. Ndetse icyo gihe Sheikh Rashid wategekaga Emirati ya Dubai yahise amwungiriza nka minisitiri w'intebe, ndetse icyo gihe Abu Dhabi yahise igirwa umurwa mukuru w'ubutegetsi, ariko noneho Dubai ihinduka umujyi w'ubukungu, maze ab'isi yose barayoboka. Ni Dubai haba Dubai. Kuva Sheikh Zayed yatangira gutegeka iki gihugu cyarazamutse cyane, maze amafaranga ya petrol ayashora byanyabyo mu guteza imbere abaturage b'icyo gihugu, maze ibice bimwe by'icyo gihugu byari bigizwe n'umucanga w'ubutayu abihindura amasimbi agwa buri munsi, bimera nk'uko biba bimeze mu rubura rw'i Burayi mu gihe cy'itumba, nyamara hani mu butayu. Ibikorwa remezo by'amashuri, amavuriro, imihanda igezweho, inganda zihambaye n'ibindi byose umuntu yakwifuza muri iyi si yabyubatse ubutaruhuka, kugeza aho mu gihe gito cyane ikigero cy'imibereho cy'umuturage cyazamutse kikarenga icyutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu cyashinzwe abantu batumva neza ibyo cyari kigiye gukora ku isi, ariko cyahise gihindura igitekerezo cya muntu cyo gutera imbere mu gihe gitoya cyane, kubera ko cyifashishije petrole yacyo cyakoze ibyo umwana w'umuntu atatekerezaga. Ufashe ifoto yo mu mwaka w'1972 iriho utuzu duto cyane dufatanye tudafite ibikorwa remezo, ndetse n'abaturage bananiwe rwose bahora barwana n'ubuzima bw'izuba ryo mu butayu, ukanitegereza amafoto ahari ubu y'amazu y'ibitabashwa ndetse y'imiturirwa ahora yaka, ndetse n'abaturage akenshi usanga biyambariye amakanzu maremare y'umweru de banatwikiriye imitwe yabo, nibwo uhita umenya icyo petrol ari cyo. Kuva mu 1972 Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu gikomeye cyane, kubera ko nk'ubu ntabwo nzi ko hari umuntu utazi sosiyete itwara abantu mu kirere, sosiyete y'indege z'igitangaza ya Fly Emirates. Ni sosiyete y'ubushobozi bukomeye cyane ku isi. Niba ureba umupira w'amaguru wibutse ko amwe mu ma ekipa akomeye kandi y'ibihangaje mu mupira w'amaguru yambara imyambaro yanditseho iyi sosiyete. Ni ama ekipe nka Real Madrid yo muri Espagne, Arsenal yo mu Bwongereza na Milan AC yo mu Butaliyani n'izindi zitandukanye. Iyi ni sosiyete y'akataraboneka yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Uretse ibyo ngibyo, iki gihugu ubu ngubu kirazwi cyane kuri byinshi mu birebana n'ubukungu bw'isi, nk'aho icya mbere ari umujyi wa Dubai. Dubai mu isi yose birasa naho ari wo murwa mukuru w'isi mu by'ubukungu, kubera ko nta na kimwe utabona Dubai. Bisa naho ari uruganda rw'amafaranga ku isi. Bisa naho ari inzozi za buri wese kugera Dubai ngo ajye gukora ku mafaranga y'ibitoro. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu cyakoze byinshi ku isi, nk'umuturirwa w'akataraboneka wa Burj Khalifa uhiga indi yose ku isi mu burebure niho uherereye. Aba bagabo b'Abarabu ni ibitangaza cyane kubera ko banabashije kurema ibirwa mu nyanja, ibirwa bitari biriho, ibirwa bitari karemano. Bakoresheje aba engineer ndetse n'aba architecte bakomeye cyane mu bwubatsi bakora ibirwa mu nyanja. Kubaka ibi birwa ni imwe mu mirimo itangaje yakozwe na muntu kuva isi yabaho. Iki ni igihugu gifite ubuso bugera ku birometero kare 83,600, gikubye hafi inshuro 5 u Rwanda, ariko kikaba gituwe na miliyoni 9,900,000 by'abaturage. Iyi ni imibare yo mu 2020. Iyi mibare igaragaza ko abagabo bakubye inshuro 2 umubare w'abagore. Ni igihugu kivugwamo indimi 4 zemewe n'amategeko: Icyarabu, Icyongereza, Ikiendu, Igiperse n'Icyarabu. Izi ndimi zose zemewe muri iki gihugu kubera ko gituwe n'abanyamahanga benshi. Kandi iki ni igihugu uretse mu kubaka no kurema ibikorwa remezo by'igitangaza ku isi bimenywa na buri wese, ni n'igihugu cyaremye ibikorwa bihambaye mu bijyanye no gukerarugendo n'inganda, amazu manini akomeye kandi akabakaba ibicu n'ibindi bikorwa remezo. Ni igihugu cyamaze guhinduka aho buri wese ajya kurira amafaranga ye ku mucanga w'igitangaza ku nyanja atuje cyane, agataha muri za hoteli z'inyenyeri 5 zibarwa mu nziza ziri ku isi. Ibyamamare n'abaherwe haba muri iki gihugu ndetse n'abaturutse imihanda yose niho baza kuruhukira. Nyamara ibi byose nta na kimwe cyari gihari mu myaka 50 ishize. Sheikh Zayed washinze iki gihugu yapfuye mu 2004, ariko izina rye kuri ubu buri muturage w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu arifite ku mutima, kubera ko ibi byose byaturutse kuri politike y'igitangaza kandi yihariye. Politike yubatse abaturage mu nguni zose z'ubuzima ku buryo uwagaya bivuga ko yaba ari ingeso yifitiye, kubera ko uyu mugabo ntacyo atakoze. Muri politike mpuzamahanga ndetse n'imibanire n'amahanga, iki gihugu kirakomeye cyane, gifitanye umubano n'ibindi bihugu bikomeye ku isi, ku buryo na hano mu Rwanda ambasaderi w'iki gihugu ari mu bagaragara cyane, akunda gusura amashuri n'amadini. Iki gihugu gifite imitegekere ikomeye na politike ihamye ku buryo kiri muri bikeya by'Abarabu kitigeze kigerwamo n'inkubiri yo guhirika ubutegetsi yabaye mu bihugu by'Abarabu mu mpera z'umwaka wa 2010 n'intangiriro z'umwaka wa 2011. Ni inkundura zamenyekanye ku izina rya Arab Springs, ndetse iki gihugu cyabimburiye ibindi bihugu by'Abarabu mu kugirana umubano mwiza kandi ukomeye na Isiraheli y'Abayahudi, ku buryo byabereye benshi urujijo kubera ko uyu munsi iki gihugu cyagiranye amasezerano na leta ya Isiraheli yamenyekanye ku izina ry'amasezerano ya Aburahamu. Ibi ngibi byongeye kwerekana ko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyihariye rwose. Ku rundi ruhande, kuba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo birihariye. Muri iki gihugu ni hamwe mu hantu ku isi yose hahurira abantu batandukanye bavuye imihanda yose baje kuhatura cyangwa kuhakorera no kuhatemberera. Iki gihugu ibi kibihuje n'imijyi ikomeye ku isi nka New York na Londres mu Bwongereza. Ni igihugu kitaka umusoro na muto, ku buryo hari abantu bafata amafaranga bakoreye ubuzima bwabo bwose bakajya kuyashora muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwashyize imbaraga nyinshi ndetse bunabishoramo amafaranga menshi mu guhindura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu buryo bwihariye. Bihaye intego ko ari igihugu kigomba kuza mu bihugu 5 ku isi wabamo wishimye, kubera ko hari na minisiteri ishinzwe kumenya iby'iyi politike yo gutuma abatuye igihugu bakomeza kugira ibyishimo, minisiteri y'ibyishimo. Iki gihugu ubwacyo n'ibikirimo ni byiza, kuva ku birwa byaremwe mu mazi n'amaboko y'abana b'abantu kugera ku muturirwa muremure gusumba iyindi yose ku isi, Burj Khalifa. Uretse ibi ngibi byakozwe n'amaboko ya muntu, ni igihugu gifite ibindi bintu karemano birimo ubwiza butangaje. Hari igice kinini bita Empty Quarter cyangwa se Rub Al Khali. Ni ubutayu bunini cyane abantu basura kenshi, ku buryo mu mafoto uzabona abantu bahasohokeye. 88% by'abatuye muri iki gihugu n'abimukira,
bivuze ko kavukire ari 12%. Aba ni abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 200. Aba ni abakire bakomeye cyane. Bisa naho nta muturage n'umwe kavukire w'iki gihugu uba hari umukene. Bose ni abakire. Abandi barenga miliyoni 8,500 ni abaje nyuma, kandi nabo ni abakire. Abaturage b'iki gihugu nta misoro batanga. Ibyo wakoreye biba ari ibyawe byose ukabigumana. Mu 2018 nibwo iki gihugu cyabaye nk'igihindura gahunda yacyo maze gishyiraho umusoro ku nyongeragaciro ni 5%. Ni umusoro muto ugereranije n'umusoro ku nyongeragaciro mu bindi bihugu. Ni igihugu kigizwe na Emirati 7, ariko buri imwe hari ibyo yigengaho ndetse n'imyanzuro yifatira ku giti cyayo. Ariko iyi Emirati nayo ikagendera ku mategeko menshi avuye Abu Dhabi ku rwego rw'ubumwe bwa Emirati. Muri ibyo bihugu 7 cyangwa se Emirati 7 kandi Abu Dhabi ni igize igice kinini cy'igihugu kubera ko yihariye hafi 87%. Izindi Emirati 6 zigabana 13% isigaye, kandi buri yose irakize. Nk'ubwo mu mwaka wa 2018 umusaruro mbumbe wa Emirati imwe ikaba ari nayo nini Abu Dhabi mu mwaka umwe wari miliyari 194 z'amadolari y'Amerika. Kugira ngo wumve neza uburyo ari amafaranga menshi, ubwabyo uyu musaruro mbumbe urutuye ibihugu bya Misiri, Portugal na Vietnam uteranyije. Ubwo ni mu gihe wa Emirati ya Dubai wari miliyari 83 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihugu amafaranga birasa naho atari ikibuze. Aya mafaranga afite isoko kubera ko ni igihugu gisurwa cyane. Nk'ubwo ikibuga cy'indege cya Dubai nibura cyakira abagenzi miliyoni 88 buri mwaka. Hari nk'agace ka Emirati ya Ajman kazwi cyane ku kuba kabarizwamo ibikorwa byinshi by'ubuhinzi ku kigero kiri hejuru, kandi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga utapfa kubona ahandi. Muri Emirati ya Fujairah ho hasa naho ari agace kitaruye imijyi ya Abu Dhabi na Dubai. Ni agace gafite imisozi, umwe muri yo ushinzeho umusigiti witwa Al-Badia umaze imyaka irenga 650. N'ubu ni umusigiti ugikoreshwa. Muri iyi Emirati nta munyamahanga wemerewe kuhagura ubutaka cyangwa se kugira imigabane myinshi mu bikorwa by'ubucuruzi by'abene igihugu. Hari indi Emirati ya Ras Al Khaimah, yo irihariye cyane. Ipima ibirometero 64 kandi iri ku nkombe z'inyanja, iriho ibyiza nyaburanga byinshi cyane. Indi Emirati yo kwitondera iyo isuye ni yitwa Sharjah, yo yubahiriza amategeko ya Sharia cyane. Ibi bitandukanye n'izindi Emirati aho usanga zo mu buzima bwazo buvangavanze, kubera ko izindi Emirati yego zifite ubuzima bushingiye ku mategeko ya Islam, ariko bisa naho bituzuye cyane, bisa naho batabikomeza cyane. Ariko iyi Sharjah yo irihariye cyane, niyo mpamvu kuyisura bisaba buri wese kwitonda, kuko muri iyi Emirati buri wese agomba kwambara nk'uko idini ya Islam ibisaba. Birabujijwe kunywera inzoga mu ruhame no mu buryo bwiherereye, ubikora agomba kubisabira uruhushya. Birabujijwe kandi kwegera cyangwa se kwimenyereza no kugirana umubano n'umuntu mudahuje igitsina kandi mutarashakanye. Ariko uretse ibyo ngibyo, ubundi iyi Emirati ya Sharjah ifite byinshi byihariye, birimo ibice byinshi nyaburanga nk'amashyamba n'ibindi bikurura ba mukerarugendo. Nyuma y'iyi Emirati hari indi yitwa Al Quwain. Iyi niyo shusho ikomeye cyane y'uburyo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyabashije kuvanga amateka n'umuco bya Islam, kikabihuza n'imibereho yabo mu burengerazuba bw'isi nk'abanyaburayi n'abanyamerika, kandi bigashoboka. Iyo ugeze muri iyi Emirati nibwo ubona ko iki gihugu cyabashije kugera kuri ibyo, kubera ko abantu baho bibera mu isi y'uruvange rw'iyo mico yombi. Iyi Emirati kandi ishinzemo ibihangano byinshi by'ubugeni byo kuva mu kinyejana cya 18 ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu rero ni umwihariko w'ibihugu bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa nanone muri iki gihugu ubuzima burahenze, ahanini biturutse ku kuba gituwe n'abanyamafaranga ndetse n'abahimukira benshi bakakizamo kugishakamo amaramuko. Ku buryo nk'ubwo mu mujyi wa Dubai na Abu Dhabi, inzu yo guturamo ifite ibyumba 3 byo kuraramo usanga uyikodesha nk'amayero 2,000, ubwo narenga miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku buryo benshi mu bafasha abantu kujya muri iki gihugu bakugira inama yo kureba koko niba ushaka kujya guturayo, ugomba kureba niba uzabasha kwinjiza ibituma ubaho.
Muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu umunsi w'ikiruhuko ni kuwa gatanu. Ubwo weekend yabo ihera kuwa gatanu. Impamvu nuko muri Islam umunsi wo kuwa gatanu bita Ijuma ari umunsi wera, ni umunsi w'ikiruhuko. Bishobora kugora benshi kubyumva, ariko nuko bimeze. Abahatuye nabo bishimira impera z'icyumweru mu buryo bwabo, kubera ko nk'ubwo kunywa inzoga biba byemewe mu gihe bikorewe ahantu byagenewe. Haba hari za bar cyangwa se inzu z'urubyiniro na za restaurant zabiherewe uburenganzira bwo guha abantu inzoga. Muri Emirati zose zo muri iki gihugu inzoga zirahaboneka, usibye muri Sharjah yikomera cyane ku mabwiriza ashingiye kuri Sharia. Impamvu abakeneye kunywa inzoga babisabira uruhushya nuko nta muyisilamu wemerewe kunywa inzoga, kandi iki gihugu gituwe n'abayisilamu benshi. Ubwo rero wowe utari umuyisilamu baba baragushyiriye ahantu ujya kunywera inzoga. Muri iki gihugu hari ibintu bibujijwe, nko gufotora abantu utabiherewe uburenganzira, cyangwa se gukusanya inkunga mu bikorwa by'urukundo utabiherewe uburenganzira, ndetse no gufata amafoto y'impanuka ntabwo byemewe. Ibi iyo ubikoze ushobora kwisanga muri gereza, ndetse ugahanishwa gusubira iwanyu, cyangwa se bakagusubizayo ku itegeko, deportation. Imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye irabujijwe, kubera ko ufashwe wowe n'uwo nguwo mwayikoranye murafungwa, nibura mufungwa umwaka muri gereza. Ku buryo kenshi iyo uri kumwe n'umukunzi wawe ku muhanda cyangwa se ahandi muri kumwe, abahazi bakugira inama yo kumwita umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kugira ngo wirinde ibibazo byinshi bishobora kukugwirira. Abatanga inama zo kujya muri iki gihugu bakugira inama zo kujyayo waramaze gushaka. Muri iki gihugu abantu benshi bahari babona imirimo, ikaba ari nayo mpamvu benshi mu banyamahanga bakora ibishoboka byose bakajya gushakirayo imibereho. Nubwo akazi kenshi kiharirwa n'abagabo, kubera ko raporo ya guverinoma y'iki gihugu yo mu 2017 igaragaza ko 91% by'abagabo bafite hejuru y'imyaka 15 ari abakozi, abagore bakaba 42%. Ahanini ni igihugu ubukungu bwacyo bushingiye kuri petrole, bushingiye kandi ku bwubatsi, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ibindi bitandukanye. Benshi mu batuye izi nzego nizo bakoramo. Nanone kandi kubera uburyo iki gihugu cyateye imbere, ibigo bikomeye ku isi bihashinga amashami. Ibigo bikomeye mu ikoranabuhanga nka Microsoft ndetse na za hoteli nka Marriott na Hilton zihafite amashami. Muri iki gihugu kubera ko nta misoro, za kompanyi z'ubucuruzi zihaba, usanga zifasha abakozi bazo muri byinshi. Kuhakora ni byiza cyane kurusha henshi ku isi. Babafasha kubona aho kuba, kurihira abana babo amashuri, ubwishingizi bwo kwivuza n'ibindi. Uretse ibyo, iki gihugu kinagira ibikorwa by'imyidagaduro byo ku rwego rwo hejuru, birimo irushanwa ryo gusiganwa mu modoka rizwi nka Formule 1 rya Abu Dhabi. Umupira w'amaguru na cricket nayo ni imikino ihakunzwe cyane. Uretse ibi kandi, inzu zerekana za sinema nazo zirahari ku bwinshi. Gusa iki ni igihugu gishyuha cyane, ku buryo nko mu mpeshyi ubushyuhe bwaho bushobora kugera kuri °C 45, naho mu gihe cy'itumba bukagera kuri °C 10. Gusa ubushyuhe bugenda bugabanuka bitewe n'agacurimo. Kenshi rero ibi bituma abantu baho bigira ku mazi kenshi. Ubu bushyuhe butuma abanyaburayi n'abanyamerika babona izuba gake, bahitamo kujya mu biruhuko ahangaha, haba Dubai cyangwa se mu zindi Emirati. Iki gihugu nubwo ari icy'abayisilamu, ariko cyateye imbere ku buryo nk'ubwo inzoga ushobora kuyibona ukayinywa nubwo hari amabwiriza abigenga. Kuba muri iki gihugu ugomba kuba uzi kuri munsi y'ubutegetsi bwa cyami bwuzuye. Iki gihugu kigizwe na Emirati 7 nk'uko twabivuze. Buri Emirati iba ifite umuyobozi wayo witwa Emir, abafite ubutegetsi bwose n'ububasha mu biganza bye. Abo ba Emir bategeka Emirati 7 nabo ni 7. Nibo bagize urwego rw'ubutegetsi rw'ikirenga, Federal Supreme Council. Abo ba Emir rero uko ari 7, muri iyo nama yabo nibo batora perezida wa Abu Dhabi na minisitiri w'intebe. Buri gihe iyi myanya ihabwa aba Emir ba Abu Dhabi na Dubai, kubera ko nk'ubwo kuva iki gihugu cyabaho perezida wacyo aba ari Emir wa Abu Dhabi, naho minisitiri w'intebe akaba wa Dubai. Iki gihugu utumva ngo ni perezida na minisitiri w'intebe ugire ngo ni ubutegetsi bwa demokarasi nk'uko ahandi bizwi. Ni ubwami bwuzuye.
byose bigenwa bishingiye ku mategeko yashyizweho mu buryo bwihariye. Mu yandi magambo, abayobora izi Emirati nibo bashyiraho amategeko yose. Iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kiri mu bitekanye ku isi, ku buryo uhari aba yizeye umutekano ku kigero kiri hejuru cyane kuruta ibihugu byinshi biteye imbere ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone iki gihugu uko kimeze kose, hari abantu basa n'abadahawe ikaze yo kukibamo. Ni nk'ababana n'abo bafite ibitsina bimwe. Kandi nanone n'abagore, ibirebana n'uburenganzira bwabo cyangwa se uburinganire n'abagabo biracyari ingingo igorana kuyumva, kubera ko muri iki gihugu abagore baracyahura n'ihohoterwa, ku buryo kuba uri umugore ugashinja umugabo ko yagufashe ku ngufu cyangwa se ko yagukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ubwo bitumvikana neza. Inzego z'umutekano hari ubwo zitakwakira neza. Mu buryo bwuzuye, muri iki gihugu kibamo abaturage bavuye isi yose, mu gihe winjiza amafaranga ashobora kukubeshaho mu buryo bwuzuye kandi mu buryo bwiza, mu gihe ukirimo kandi ukubahiriza amategeko yaho uko bisabwa, bisa n'aho ari igihugu cyiza cyane cyo guturamo. Niyo mpamvu ari igihugu benshi bamaranira kujya kugituramo. Ni igihugu cy'igihangange, cy'igitangaza kandi kizwi hose ku isi. Niyo mpamvu natwe tukivuze.